Hello guys, guhaye ikaze wowe wiyemeje gukorera amafaranga online nta gishoro. Guys, iyi application noneho iyi website nkuzanira gutanga amafaranga niba uri tayari wayikoramo kubera ko yitwa Murapayi ariko iri gukorera amafaranga menshi cyane. Niba wowe wifuza gukora amafaranga online, amafaranga menshi kandi atari makeya, aho ureba amavideo kuri TikTok, ukareba ku ma YouTube, ugakora n'udutask zose baguhaye. Ukimara kwiyandikisha bahita baguhereza account bonus, bahita baguhereza activated bonus, amafaranga yabuye uko umaze kuba activated. Guys, reba nk'ubu ngubu ukimara gukanda kuri iyo link nagushire mu description, urahita unyuka aha ngaha, link urakanda niyo iri muri description kugira ngo ubashe kwiyandikisha muri iyi website. Guys, yitwa Murapayi, urebe neza niba ari uyu nguyu wagutumiye, niba ari Fabrice Hope, niba ari we handitsweho hano hejuru. Ukimara gukanda kuri iyo link yego banyuza hariho, niba atariho wasubira inyuma ukanyandika kuri WhatsApp nkaguha link ya nyayo. WhatsApp yanjye ndayishyira mu description nimero kugira ngo mubashe kumbona. Guys, aha ngaha hambere urashiramo username, amazina uzajya ukoresha. Guys, aha ngaha ho ni ugushiramo nimero ukoresha za mobile money. Aha ngaha ni ugushiramo email, ugakreatinga password y'imibare 8 ikomeye, hamwe n'aha ngaha ukongera ukayisubiramo ukareba niba igihugu cyawe ari u Rwanda. Guys, ngira ngo urabona yuko urahita uza hanyuma numara kuzamo ibyo byose urakanda hano kuri create account. Reka nkwereke ukuntu wabyuzuza neza witonze. Aha ngaha uraza ushiramo nk'izina urakoresha, ngerekana nandikemo Fabrice Hope, nimero urakoresha urahera kuri 7 urebe niba code ari yo mu Rwanda cyangwa se idarapo ry'u Rwanda niba rihari. 788. Guys, ngira ngo urabona yuko namaze kuzuzamo, ndashiramo email. Numara gushiramo email ukoresha, uraza ngaha creating ya password y'imibare 8, nanga wongera usubiremo nk'iyo wanditse haruguru. Guys, numara kubyemeza kuzuzamo, urareba ni urahita uza ukande aha ngaha ubyemeza yuko ubyemeye, agree for term, wemeye amategeko yayo n'amabwiriza. Urahita uza hanyuma numara kuzuzamo ibyo byose uraza ukande aha ngaha kuri create account. Kwa ko nyefitemo account ndaza nkanda hano kuri login. Guys, ngiye kwereka uburyo wakoramo amafaranga ndetse aranarabikurika. Kwa ko ngiye mfitemo account ndahita nza nkande login. Nyuma ukanda login, ngira ngo urabona yuko namaze kuga kuri dashboard yanjye. Guys, reba aya mafaranga niyo maze gukoreramo, aya ngaya 4,000. Guys, aya account nayifunguye ejo ariko reba amafaranga maze gukoreramo. Reba ngaha bakahita bakwereka n'uburyo wakoramo amafaranga, affiliate earning nayo ushobora gukoramo amafaranga, agent bonus. Iyi ni agent bonus, baguha bonus bitewe nuko wakoze. Reba ngaha nabwo ushobora kudispodinga amafaranga. Aha ni uburyo bwo gukoramo amafaranga, ads earning. Aha ngaha ni uburyo ureba utuvideo two kwamamaza bakaguhereza amafaranga. Aha ngaha ni TikTok earning, aha ni uburyo wakora amafaranga kuri TikTok uri kugenda uramamaza. Guys, reba ngaha kuri YouTube naho wakora amafaranga. Trivia ni uburyo bwo gusubiza utubazo baguhaye. Aha blog earning, nabwo ushobora gukoreramo amafaranga muri blog earning. Iyo umaze gukora amafaranga muri blog earning nabwo ushobora kuza, sorry gato umuntu waramamagaye. Guys, reba uhituza uburyo bwose bwo kureba amafaranga ni ubu ngubu. Washaka no kubikuza uhituza ugakanda hepfo aha ngaha kuri withdraw, uhita ubikuza. N'uburyo bwo gutumira cyangwa se nabwo ushobora gukora amafaranga uri gutumira abantu. Guys, reba aha ngaha kuri Spain, aha ngaha kuri Spain win, nabwo ushobora gutumiramo amafaranga bikajya byikaraga hanyuma ugakora amafaranga. Guys, wowe ugiye kwiyandikisha reba link muri description, harimo link ya WhatsApp, umbwire ngo ufashe. Numara kwiyandikisha uhita unyandika kuri WhatsApp mpita ngufasha kugira ngo account yawe ibe activated. Wowe urebye iyi video banza wakana subscribe, sharing n'abandi kugira ngo babashe kuyibona.